dutangiye agace kacu ka kabiri. Agace kacu ko ikifi ihinduka umukobwa. Iyi fi rero twamaze kumenya uburyo ihindukamo uwo mukobwa. Uku niko tugatangiye kugira ngo buri wese ukiri hanze aze yinjire. Uko dukomeje rero abo bagabo bari bamaze kumenya ko uwo bita umwami wabo cyangwa umwami w'umwijima akeneye wa mukobwa cyane. Nuko baje rero baje umukobwa arimo araseka cyane, arishimye cyane, ati amafaranga nayabonye. Akibone yikubise maso babagabo yahise yirukanka. Abagabo bakubise amaso bara babiri bambaye utambaro mu mutwe, arabazi cyane. Icyo atazi ikira kigabo kimwe kiri hariya cyambaye ibintu by'umutuku. Umukobwa uko ndiko yaje yirukanka cyane rero. Ukurikira ndiyumvire, ukurikira akantu ko kandi kugira hano yaraje atangira kwihisha kugira ngo atagira umuntu umubona, atagire uko barabamubonye ibintu byagenda nabi. Abagabo nuko batambutse, umukobwa akomeza bahengereza. Hakira aho ngaho hari isura byaje bita bimukubita amaso. Yewe baramukanga cyane. Ati okay, guma aho ngaho. Yesu Kristo. Ese urimo uravuga iki wa mukobwa we? Reka turebe ko hano mu gikapu hari ikintu kirimo. Wenda turebe. Umukobwa wizanya umukobwa wizanya ati mumbabarire reka twigendere kugira gucya hari uwo babonye. Ati wowe uri kuza kutureba hari icyo wadukara. Uyu mukobwa agira gucya abakubita icyo bita ishyi, abataho ku ruhande. Yaba kubise ishyi aza gutabara nyine n'umukobwa. Uyu ngo atangira ngo nibiki mbonye. Kuri cyo nirebere uyu mukobwa yaraje tabara uyu nguyu kuko bari bamusagariye bamwatse n'ibintu byiwe. Uyu mukobwa barongera barabisubiza neza cyane n'agakapu ke, ubundi barigendera. Umukobwa arangije yiciraho nta n'amagambo menshi, arangije yiciraho aragenda. Kuri cyo nirebere yewe umva tegereza nkubwire. Aramukurikira cyane, bamaze kuba inshuti. Ati Calypso, tegereza nkubwire Calypso. Yewe Calypso tegereza buretse gake. Ndashaka kuvuga urakoze cyane kuba ntabaye. Urakoze cyane, Imana iguhe imigisha. Nawe ikaze rero ugomba kujya mu rugo. Reba ibyo ni byo bintu binshimishije cyane. Calypso ati ibyo nashaka kubwira ni uko uyu munsi hari ibintu byinshi byagiye biba. Umukobwa byumvamo ati rero ya mafaranga n'urusangaranga atana amadolari 300. Uziko mu manera ari amafaranga menshi. Ibaze ese mu bwami bwanyu bw'amazi nawe mugira amadolari. Uyu arambwira ati twebwe dufite amadolari menshi, ibyo ntabwo wabyizera. Ese ubwoko bwanjye ntibukiri gukora. Ati wowe ugenda ugira icyo ukora. Ati ni wowe cyaka kumenya kuntu ibintu byageze. Ariko Calypso, uribuka abagabo babandi baje kuguruka bamwe babiri, urabibukaho? Nababonye none no babaye 3 baje kugushaka baguhiga. Nababonye bakubonye ujya ntago bambonye. Nahise nirukanka nyimara kubabona sijya kwisha kugira ngo batambona bakangirira nabi, kuko nahise nije cyane n'abantu nabona nyine n'ibisama. Natekereje ko ari ibisama, niyo mpamvu rero nahise ati rero bari abagabo barashaka kumbona cyane. Ati niki tugiye gukora aka kanya? Ubu ngiye mfite ubwoba, na hariya mu rugo mafite ubwoba. Ubwo ugiye gukora iki? Niyo tuza kwihisha. Uyu mukobwa bitekerezaho. Mu gihe cyashize b'abasore babiri baje birukanka cyane baca ibiti n'amabuye kugira ngo barikanze. Sinzi icyo babonye. Kugira ngo babonye ati se uyu muntu uramuzi? Reka tunyura. Bagiye kugenda babona undi. Ati urabazi bano bagabo? Ese warababaze ajya kugwana nabo baramugagaza abagabo bafite imbaraga zidasanzwe ku buryo n'ubwo yagiye kugenda nawe baramugagaza nawe barabafata
igaragara ko bashobora kuba bababonye bari kumwe na wa mukobwa, cyangwa bakaba bigeze kubona bagiye kuza iyo bati wowe fata uwo nanjye fata uyu ubundi ducisheni uko niko babakozeho barangije babacishaho. Tugaruka ngaha uyu mukecuru no mugore atangira kuza ati Adamu niko Ada none se Yesu we ibaze noneho asize hanze y'urugi, ibaze ahantu mu nzu nyine inzu yanjye sigara hanze uko nguko. Wa mukobwa uko niko yaje arangije ahetse aho ngaho abona anti wari hanze y'urugi. Ukora ikintu nirebere ati anti Ada I'm sorry, I didn't know you were back. Asi wagarutse ntabwo namenye ko wagarutse. Ada kuki wasize hanze, kuki wasize hano hanze? Ati unyihanganire anti. Ati kubera iki Ada, kubera iki? It's the landlord. Ni landlord ari he reka njye kwisha landlord ati ndekura landlord tumuri myaka ati ndabizi nta nubwo narangije interuro yanjye wese ase landlord ari muri iriya nzu. No. Oya ntabwo ari mu nzu, nta nubwo agiye kudukura mu nzu ye. None Ada ni ibiki tugiye gukora? Navuye kwishyura ideni. Icyo si ikibazo. Ati jewe nagenda mwishyura n'indi myaka 2 years. Uzi ko jye murimo amafaranga y'imyaka 2 ubu wishyuye imyaka 2 urangije ngo wishyura ngo n'indi myaka ngo irenzeho. Ibyo ni biki? Ese wowe uri yahu nawe wabaye mu yahoo.com. Abayahu nyine nibo abasore b'abandi b'abameni bamwe biba bakiba amafaranga bakayiba abantu. Uyu ngara ati ese kuki uri kugumbwira jewe uyo nabonye amafaranga yanjye ukambwira ngo ndi yahu ibintu byawe n'ibiki? Nukubera iki rero ejo bundi narishyuye amafaranga ya mama kwa muganga urangije uravuga ibigambo byinshi none niyo yizu ndayishyuye urangije avuga ati Adam mu cyumweru cyashize wishyuriye mama wawe miliyoni 10 z'amanayira none ubu ngubu wishyuye amafaranga y'imyaka 2 twari turimo muri inzu. Ese Adam ibyo uri gukora ntago nabyumva Adam, ntago ibyo nabyumva. Ese ayo mafaranga ubundi uri kuyakura imbwira wambwiye Adam ati ntago ushaka kumbwira aho areba hano mu mufuka wanjye hari amafaranga uruzima ngaho reba rero guko ikiro kuza nk'iki ibintu byose bimeze neza. Ikibazo si cy'amafaranga ubundi wowe tuza anti ibintu ntago bigoye. Tugomba kugenda tugakora tukabona amafaranga ariko ntago ari ngombwa kumbaza umbaza ibintu byinshi. None tugende. So it's only you that God love now, no? Not to be none ugiye kumbwira ngo Imana ngo yagiye yaguhereza ni wowe Imana ikunda wenyine. Ibyo ntago nabyizera ariko Adam jewe ugomba kureka ngafungura urugi. Ati reka mfungure anti ndufungure cyane. Tugaruke kuri cya kigabo, ikigabo gihagaze hano bakizaniye babasore babiri bigaragara ko ari cyo bakenereyeho cyangwa se kimwe cyangwa ikindi. Barabazanye bashyiraho ngaho ku ruhande imbere ya cya kigabo bise Grand Master. Kuri kiro nirebere uko niko agace ka kabiri tugakomeje rero. Ikigabo cyarababonye abanga abasore bigaragare ko turi tugiye kubona umukobwa wacu wifi. Ati Grand Master ndatekereza abangaba baza aho fish girl ari wa mukobwa y'ibindi rifi ari. Ati nibo banyuma babonye fish girl kuva twamubura, nibo bantu banyuma duheruka kumva bamubonye. Barangije barabakangura neza cyane. Ati Yesu we barabatangira Yesu we mureke tugenda. Barangije barapfukama. Ni hehe ari uriya mukobwa uhinduka ivi. Ati ndakwinginze nta nubwo tuzi fish girl uwo ari we, ibyo bintu uri kutubaza ntabwo tubizi, nta nubwo ibyo bintu bya fish girl tunabizi. Ndongera mbabaze bwa nyuma ni hehe
wa mukobwa uhinduka ifi aherere ati nakubahwa ibyo bintu bya fishigeri uri kutubwira ntabyo tubizi kandi koko nyine abasore ntabyo bazi bari kubabeshyera rero kuko bo baherutse kubona nyine umukobwa bakubita ariko ntabwo bazi ko ari we fishigeri uyu yaraje abakoraho abona uko byagenze wa mukobwa ati uriya mukobwa aje kutureba urashaka iki ashaka gutwaka amafaranga yacu barangije abakubita iki uko niko byagenze abo basore nuko babonye fishigeri bwa nyuma arangije araza abaka igikapu abaka ibintu bari bafite bamaze gutwara umukobwa arabibaka byose arabibaka amaze kubibaka abisubiza umukobwa arangije acaho uyu nguyu arabibona neza cyane bigaragara ko aba bababeshyeye rero bababeshyeye ati muri bigoryi mwabagabo ibigoryi gusa mwebwe nta nibwo muzi umukobwa wari we ntago bamuzi abo mwazanye nta nubwo bigeze bamubona sibyo ko nimurebe ibyo mukoze fishigeri mutumye mubura ati utwihanganire grand master utwihanganire cyane yararakaye byaramurakaje kuko abakozeho ati mubakura ahangaha se mugenda avuze ngo mubakura ahangaha yaba abantu muri kuza muzana ngiwe bazanye abantu batari bo nuko ngo bigeze kumubonaho gato nta nubwo bigeze bakora analyse ngo bamenye abo bantu abari bo kuri kiro nirebere aha barabyumva mukoresha no muhanda akandi nimurebe inyuma aka kanya mugende muvanga ndavuze ngo mugende ariko barirukase ati buretse bashire uri umusaze reka tujye kubavugisha arangije kisubirayo none se mushaka ifi y'umugabo ati twanayifata tukajya kuyireba ugira babwiye ati ntagaragaza kayo ntabwo mufite n'ubwoba mushaka gupfa muvanga mwabigoryi mugenda mumva imbere jewe nimo nakubwiye ati barabashifuze ngo bashaka ifi tugende dufata ifi ubundi tuyibazanira nicyo kintu bashaka barangije berukankama ngo bagiye ngo gufata ifi ngo ubundi bayibazanire kugira ibigoryi gusa umwanda abangaba misiyo yabo yabananiye twagarutse ahangaha ni kuri cya gipangu cyo kwa Adam. Iki gipangu ngira ngo turakizi neza cyane. Iki gipangu ni icyo mu rugo iwabo na Adam. Bwa nyuma na nyuma baje kumureba kuko bamubonye ari kumwe na Fishgeri, baje kumureba rero. Adam bazi iwabo, aba bagabo turabazi ntago bagendwa na Keza. Ada yaze kwiga yanga uruvani imwe wa mukobwa wacu Calypso akunda kwishamo ya aza yishanga arangije acaho. Uyu umukobwa yaraje ati ujewe yabonye umuntu ase uriya mukobwa ninde? Ada uko niko yirukase acaho neza cyane avuye guhisha wa mukobwa wacu araje ati uyu nguyu yaraje ahisanga bati ibi ni ibiki cyane. Ada mu gahe kashize cyangwa kaciyeho yaragarutse aza kureba arebe kamubona kugira gutya aje arebyemo abona nta filimo nibiki bigibi. Ese uri hehe wa mukobwa we? Fishgeri yagiye he? Yarari hano? No oya ibi ntibishoboka. Ese ntago murebe njyewe nayizanye nyitereka ahangaha kandi yarari nk'imbere. Ese yabaguye hasi? Ese nibiki biri kujya mbere? Arangije yumva agahumuro kamufata ngo Yesu we mama we ibi ntibarukuri bana bayitetse we ubuse no kubera iki bamutetse we mana we umva ariko we ari guhumura we bamutetse. Ese ni gute namwizaniye ahangaha nakagobye kuba naca ndi nyuma yawe arikaga cyane uyu mukobwa arikanga. Ese urinde? Calypso ari hehe? Ese ni gute wageze aha? Nije Calypso? Ntago bishoboka. Ni gute se waba umuzi? Ni hehe wamubitse? Ese ni biki bijya mbere hano? Arangije arahindukira cyane arangije. Ese ni gute wabona umubiri wanjye mushyashya? Aramwegera cyane.
kurikira amagambo akanugu kandi kurikira unirebere. But how? Ngo gute? How did this happen? How did you? Ese ni gute ibintu byaba? How? Tell me. Mbwira nibiki bijya mbere, mbwira. Nyine uyu mukobwa ibintu byagiye kuntu byabaye, uyu mukobwa ubwo cyagihe ryazaga adarimo arahisha aramuhisha, uyu mukobwa yaje aramubona. Mu kumubona rero yahise kavuga ngo reka afate umubiri we, yaje gushakisha ahangaha ari byo bintu tugiye gukurikiza ngo tubirebe kugira ngo dusobanukirwe. Mwihangane kuba mpagarikije, ntabwo ndi buze kongera, no kugira ngo musobanukirwe neza akantu ku kandi kugira ngo hatagira akabacika. Uyu mukobwa rero uko niko yaje, ni nako tugiye kugakomeza rero. Urikira unirebere, ashitse ahangaha nuko yaje asanga catfish irimo irazenga. Catfish geswe, Who will she bring catfish to our ese house? ninde uzanye catfish ku mu nyubako yacu? Ninde? Ati success. Success we, ndumva amajwi. Ese uwo ninde? Ngo ninde? Mukumva amajwi? Ati ngwino hano. Ngo iki? Catfish. Catfish. Stalking. Ese iri kuvuga? Yego. Ese nge navuga cyane. Kurikira amagambo. Kugira gutya catfish yaramukweze ihita kumufata. Ati rabona umubiri mushyashya, uko niko nawubonye. Uko niko nyine yabonye umubiri mushyashya, kuko yabonye catfish nta handi hantu nazongera kwisha. Umubiri we wamaze kumenyekana, arangije afata umubiri we arawihisha rero. Sinongera guhagarika, tugiye kuyireba kugeza irangiye. Ubundi akantu ku kandi wibuka kwandika comment, ubundi umbwira ati ibi bintu ni sawa musaza itudutamwa kandi. Mfite twishi cyane ngiye kubagezaho kugira ngo mwese mubashe kuba mwaryoherwa. Ushobora kujya kuri iyi channel yacu ugakomeza ukareba filime zacu uko zigenda zikurikirana 5 kuri 5 akantu ku kandi. Ndacyari Mr Obed no kuri Mr Obed channel. Dukomeza uyu ngo batse nde wafunguye ahangaha. Giswe ninde we yabonye abantu. Ese muri bande? I said, who are you people? Je navuze ngo muri bande. Baramwiyorera bakomeza bongorerana. Bati uyu niwe. Mwe muretse? You guys are ritualists. Mwe muri ritualist, abakora imihango ya gipagani. Muri gukora iki ku muryango wanyu? Muri bisambo. Genda hamagara abaturanyi we baramuniguza, bamushyiraho ku ruhande. Bamushizaho ku ruhande, ada uko niko yaje. Yesu we, baraseka cyane. Nyuma na nyuma turahabonye. Nibiki bijya mbere? Ese mwe muri bande? Muri gukora iki? Muri gushaka iki? Twebwe dukeneye ibi ngibi. Aba bari ritualist cyangwa aba bakozi bakora imihango ya gipagani bari kugushaka. Ndabingize mureke anti wanjye nta kinaze, ni njyewe nitwe turi abantu banzira karengane. Ni hehe wa mukobwa uhinduka ifi ari? Ese ibintu mu bikuvuga ibisobanuro bwa fish gani n'ibiki muri kuvuga? Nta nubwo nzi nibyo muri kuvuga. Ntukine natwe urabizi, uraza hari the fish gani. Rero aka kanya umutuzanire. Ese ntago turya amafi ngo wabahaye. Ese aho catfish ada ibintu bya catfish uri kuvuga nibiki? Ibyo nibiki muri iyi nyubako? Nibiki bahereje bya catfish byabo? Bagende umva, ntago uri kubyumva. Adam nakwingize genda bahereje catfish njyewe genda gushaka gupfa. Birahagije cyane, birahagije. Ntago ushaka kubona uyu nguyu sister wawe utuzanire wa mukobwa biruka ifi barangije bamucisha. Anti we baramujyanye he? Fish girl uraza hari numubona azamenyaho adusanga. Fish girl azamenya adusanga. Success Calypso mumfashe Success Calypso we mumfashe cyane Calypso
Calypso success ari ikibazo gikomeye cyane mu rugo. Ati nibiki byabaye success, nibiki byabaye? Fasha ndakwingize anti wanjye bamujyanye, nibiki ngiye gukora? Ese byagenze ute? Anti wanjye baje mu rugo baramujyana kugira ngo bakubone. Nibiki ngiye gukora Yesu we? Nibiki ngiye gukora success? Nibiki ningute bafashe anti wanjye? Rero tuza basi ngaho tuza rero, tuza nkubwire, tuze gakeya ngwino tugira ahantu tujya cyangwa se ahandi. Hari aho baje kugira gutya rya kigabo nyine bakizaniye wa mugore, bigaragare ko nyine bagomba kuza bagahura na wa mukobwa azanye ya catfish kugira ngo ibintu bicemo. Ese murabizi neza ko ari buze kuzana wa mukobwa uhinduka ifi? Yego turabizi Grand Master. Ada arabizi ko atabura uriye anti we, ntago yamubura. Rero agomba kuyizana akabona anti we. Rero Ada afite emotion nyinshi kuri anti we, ntago yabura kutazana uriya mukobwa nyuma na nyuma. Ufite fish girl arabonetse nyuma na nyuma ufite fish girl arabonetse. Barabisekamo cyane, barasetse birabatangaza kugira ngo babisekamo nabo baranezerwa cyane. The catfish fish girl bagiye kumubona baraseka cyane Bragje bahindura amasura. Ati mama kiri kwa muganga, anti ni wowe nyine nari nsigaranye wo muryango. Success ntago nakiyanganira kumubura. Ese success ibindi gute byamba? Okay, none se nuko ni gute mama zaza asanga anti wanjye yaragiye azahita apfa? Ese nibiki ngiye gukora kugira ngo mama atazapfa? Ngomba kuzana, ntago ngomba kuzababura bombi. Nta nungu ugiye kubura Ada, ibintu bimeze neza. Okay, ndabizi. Ngaho basi reka tugende mbaguhereze urebe ko batari bukurekura. Niba kubona nange bazata bande kurira anti wanjye. Nicyo kintu bashaka. Reka tugende tubakure mu byago. Urabizi ko ibintu biraza kugenda neza. Ntago nshaka kugwanya uncle wanjye. Ni gute ushaka gushakasha uncle wawe? Ibintu bibi ntago ndi kubyumva. Oyanjye turi kubura igihe, twego turi kubura igihe. Mfite umupango. Uwe mupango kurikire aramwongorera umupango bafite mu gihe cyaciye cyangwa iminsi cyangwa amasaha make. Wa mukobwa yafashe ya fish girl ayizana hano. Rero wa mukobwa uhinduka ifi yaramuzanye, yaje amufashe uko niko nkazanye, yaje amufashe bigaragare ko nyuma na nyuma yemeye kurekura akamutanga. Yari yanze kumutanga. Yemwe where are you guys? Ese muri he basore? Muri ndabazaniye yafi, ndayibazaniye. Yemwe ese muri he basore? Je nabazaniye yafishi wa mukobwa uhinduka ifi. Ngewe umumezi anti wanjye. Yemwe baraseka. I've brought the fish girl. Nazanye wa mukobwa uhinduka ifi. I can sense her presence. Nakumva uko ahari ubu ngubu. Rero uri umunyamahirwe. Igomba ngaho murekure anti wanjye. Bazana anti we, bagiye kuzana anti we, ubundi abahereze fish girl. Sinzi umupango uyu mukobwa bapaza na wa mukobwa, kuko urabona ko byarangiye nyuma na nyuma amuzanye. Kuri kino ni rebere baraje barabati mugena ufashe fish girl murangize. Hoja, where is my auntie? Anti wanjye ari he? Ndashaka kubanza kumubona. Ndashaka kumenya nimba ari muzima. You are not in position. Ntabwo aka kanya turi mu mwanya. Ugomba kuzana fish girl ubundi tukaguhereza anti wawe. Jewe mbere ntabwo nguhereza iyi fish girl, ntabwo nayiguha nabonye anti wanjye. Ese wabuze ingaruka z'ibyo uri gukora? Jewe rero ndakeka ntabwo mwiteguye. Jewe ngomba kwigendera. Yegwe muzane uwo mugore hano, umuzane. Ada ntago tuzi ibyo bapanze ndetse na ya catfish cyangwa ya fish girl. Anti
Adan wamfunguje ante umuracyari muzima ntago nzi byambaye babarira untabare bahereza iyo fi wabonye rero anti wawe ngaho mpereza ifi yanjye oya I need you to ndashaka ko mwebwe mumurekura anti agende aze mufate kugira ngo niwo ndi bumvise kubashuwa yuko muri buze kumuma ubundi ndahita mbahereza ino fi yanjye nkeneye rero mama wanjye kugira ngo niwe buri kimwe cyanjye nimba mutarekuye anti wanjye nange ndigendeye anti ada ugiye kujyana usiga ushaka ko banyica ada we babarira ndabara bahereza ifi nzakugurira nyinshi nkugurira nyinshi mu nzu yacu nzakugurira nyinshi bahereza iyo fi tureke kuyipfa anti ntabwo uri kubyumva kuri inshuro nimba hereza fish girl ntabwo bari buze kureka uwo nanjye ngo tugende turi bazima reka se banze ngufate ubundi batugaranye master uriya mukobwa ari kutumariza igihe ojya ntagiye kiri kugenda mukeka ko ngewe ngo njye mfite ubwoba ndi kubona mwebwe mutari seriye mugomba gufata anti wanjye mugakora icyo mushaka nanjye nkagumana fish girl wanjye rero mugomba kumenya ko fish girl ari we wantu muri gushaka rero mugomba kurekura anti wanjye reka nigendere Grand Master nukuri Grand Master uriya mukobwa wanjye ntabwo agiye yisubiraho babarira ugende ureke ngenda mugeraho siba anti urabizi ko ngukunda cyane nakora ikintu cyose ku isi kugira ngo gutabare kuri gawe unyihangane rero aka kanya ntabwo ndi buze kubyihanganira ngiye kukureka bakujyane ndabona badashaka kurekura werekera buretse tegereza shaka gakeya wowe iki umurekure murekure Jenzu baramurekura anti buretse byiza rero byiza cyane aka kanya ngamuza mufashe fitigere nagukundaga success uri we wese nagukundaga unyihanganire diru ni diru ngomba gutabara anti wanjye ubundi tukagenda ibintu nuko byageze rero bateretse ya fish girl hasi atwara nawe atwara umuntu we anti waramujyana uyu ngo yarazafata ya catfish arayiterura cyane babisekamo cyane nyuma bigaragara ko bafashe kugira guke hindura isura ibintu birahindutse inaga ni fish girl what let's go kugira ngo cya kumbe yari yafashe ayisha mu bitcoin barangije wa mukobwa avamo barirutse rero barirukase cyane barurukanga yiswe baramutuburiye baciyeho bacisheni uko niko birukanze uyu mugore batangira kumusiga Adam buretse Adam anti why are we stopping? Nibikeneye kucyumagarikije. Is there something you're not telling me? Jewe nta kintu na kimwe nshikira. Je mfite ubwo. Ntago nje nyine ubusobanura mu maso yanjye. I saw nabonye catfish yindukamo umukobwa mwiza nk'uyu nguyu. Ese uyu niwe bavugaga ngo fish girl? Auntie, now is not the time or the place. Akakanya ntago turi mu gihe n'ahantu hanya. Tugomba kugenda ntusubire mu rugo, ntugire n'ahantu hamwe ugenda mu rugo. Ugomba gushaka handi hantu ujya nyuma. Ndaza kugusobanura. Jewe nakubonye uvugana n'ifi mu nzozi zanjye. Rero nariboneye ngiye kubona mbona umuntu ahindutse ifi hindutse umuntu. None Adam, iyi ni ifi. Ngwino tukigendere ntago wigeze ubwira. Adam, ntago ibyo ndi kubyumva. Auntie, buretse ariko umva jewe ngomba kugenda ngacaho ese jewe nyene ubusobanuro je nshaka kumenya abari abantu bashaka kwica kubera uri mukobwa zero anti ngomba kugenda aha ntago uri seri wowe genda turaza kubivuganaho nyuma ndakwinginze ndaza kukubwira buri kimwe cyose uza gukenera ariko ureke tuvanda kwinginze je uyu nguyu se niwe waguhaga amafaranga ndabizi ibintu byose wagenda wishyura kumbe ibintu wagiye abiguha Ada ntabwo wigeze ubwira ibintu biri seri ari amafaranga kumbe ngo yakuraga mu mazi mami wota ni kwa yishe amafaranga yo mu mazi bagiye kubona abagabo baraje babirukankaho rero cyane kuri cyuru nirebere bano bagore nta nibwo nyine babitekerezaho cyane ntabwo wagira ngo ntibari bazi ko babirutseho
babirutseho rero ukurikira unirebere ibintu biracyajya mbere agafilime karacyajyayo abagabo bageze ahangaha barangije baravuga ati tegereza wica hariya nanjye ngiye kunyura hariya ubundi cyo tubafatira hagati ibintu bice birangira making sure ko nta numwe gucitse kandi bose bagomba kuza ari bazima barirukanse rero buri wese acibye buri wese mu gucibye ada ngwino twishanga utenyeruka barisha rero ukwisha ahangaha barishe bya bigabo biraza biratoroma binyuraho birirukanka adavamo barangije barirukanka cyane kakagabona ko karakurikira gaca ku ruhande barangije bahinguka ahangaha barirukanka ngurigire barirukanka bageze ahangaha basanga imbere Yesu Kristo babasanze imbere muri kujya he Calypso no matter how the lizard tries wikirirwa wirusha ntago byaba nkaho ari umuserebanye baramuseka cyane jewe rero ubundi mutekereza ko arinde ntago muzigira mumbona ntago muzigira mumbabaza reka dukora ibingibi abakubita umuriro barawukwepa babisekamo cyane ati baramukubita mukumukubita wa mukobwa araza araburuka cyane umukubita ibintu by'imbaraga araburuka Adam twirukange Adam barirukaze Adam cangaha bariruka cyane barongera babirukankaho cyane uko niko bikomeje rero uko niko dukomeje bakomeje guhigwa bukware bano bakobwa bigaragara ko no mukobwa uhinduka ifi bamukeneye cyane sinzirira icyo bamukenereye kurikira we akantu ku kandi uraza kubibona abantu benshi bari kwibaza uko biri buze kugenda wowe utegereze nyine ukomeze urebe kugira ngo umenye uko bimeze uyu mukobwa ntago tuzi impamvu ari kumushaka uyu mukecuru cyangwa no mama yaje kuyisanga ahangaha aza gusohoka pole ariko uko bigaragara ntago ari kuri ya nyubako kugera ahangaha ati nari mbizi kuri hano amazi tumba mfite Adam nta mazi ngufitiye kugeza ubwo ngo uri bumbwire uyu mukobwa wari rero ibyo bintu ise no kubera iki ibyo bintu uri kuguma ubitekerezaho anti please nakwigize reka tujye mwimbere jewe namubonye ifi hindukamwe umuntu ibyo ngibyo uri kumbwira ntago mbyumva anti ni inkuru ndende rero atangira akakanya uze kuyicagaguramo tangira umbwire kurikire sawa amutangirira guhera cyagihe umukobwa aza yinjira mu gipangu cy'iwabo aza yirukanka atangira kumubwira uko byagenze ati umukobwa yaraje yirukanka arazamwezenguruka ndamubaza tushaka iki atushaka iki umukobwa agize gutya ahita aza yinjira mu mazi arinjiramo neza cyane akitse mu mazi amaramo umwanya munini n'inkuru arimo araganiriza anti we ati uwo mukobwa akimara kwinjira yahise afungaho cyane akimara gufungaho hari abagabo baje b'imikara nyine bari kumuhiga ari abagabo babiri arababaza ati mwiza mute saa sita nziza abanyakubaho ati se hari ikibazo gihari yemwe hari ikibazo gihari kurikira uku niko yaje nyine ati se nibiki biri kujya mbere ntago mushaka kuvugisha yewe ati kweri ki muri gusacinga inzu yanjye cyangwa muri gushaka mu nzu yanjye nguko uyu abaka ati nyakubaho ndakwingize saa sita nziza ese nibiki muri gushaka ati iyo ni inzu yanjye mbwivukisha ureke kwinjira mu nzu yanjye ati abaturanyi murebere bano bantu ese kuki mudushaka kumushaka yewe ati nyakubaho saa sita nziza umukobwa aratuza abiturizamo karamu gusohoka nuko gasohotse kamureba cyane bigaragare ko hari icyo kabonye cyangwa se kimwe cyangwa ikindi mukurikire baraza bamwitegereza ati umukobwa yarari hano uwo mukobwa ari hehe we mukobwa jewe nari ndi gufata amazi mu ndobo yanjye rero y'amazi ujye ngo agize gutya abona inkweto za mukobwa ari kubeshya baraseka avuga igishinwa cyane ati uwo mukobwa bakubitose abaturanyi we mu ntabara abaturanyi cye muri gukina nanjye urakekura umuhanga
Okay, ndakwigize bizi. Ndabigize. Yirukanse anyura hariya asimbuka araruga. Ati yirukanse. Tugomba kumukurikira. Uko niko bagiye birukanga barangije banyura mu gikuta. Umukobwa arikanga. Yesu we mana we. Ibi bintu ndabibonye cyangwa ndabibonye ndarota cyangwa ati Yesu we ari ruhuta. Uko niko byagenze. Ati se itekereza. Did they just go through the wall? Ese binjiye mu gikuta? Yesu Kristo. I'm not dreaming. Ese ndikurota? I'm not dreaming, no. They went through the wall. Ese binjiye mu kiriya gikuta? Ese nibyo bijya mbere? Ese nibyo biri kuba uyu munsi? Nibiki? Araza gakeya yegera ahangaha ku ruhande kugira ngo arebe ko umukobwa wacu agihari. Uko niko yaje nyine arakingura arakomanga cyane. Yewe little girl, yewe umukobwa mutoya, sohoka bagiye. Yewe sohoka. Niko, are you okay? Ese umeze neza? Are you okay? Umeze neza? You can come out, they've gone. Wasohoka bagiye. Little girl, are you hearing me? Umukobwa mutoya, uri kunyumva? Arareba mu kuriba neza nta muntu urimo. Nyagasani, uko niko byagenze. Yarebye bona nta muntu urimo. Fukati mu izina rya Yesu. Ibiki biri kujya mbere. Umukobwa yinjiyemo hano namubonye. Yinjiyemo hano. Ese ari hehe? Yesu we. Ese nibiki biri kuba uyu munsi? Yewe. No. Oya, ibi ntago bitanga. Ntago ndi kurota. Ndabizi ubu ndago nasinze. Yinjiye ngaha itarafunga gutya. Yinji ibi bintu ntago ngiye ngomba kubashwa yuko umukobwa. Jewe ntago uyu munsi nasinziriye. Afata amaso yamena hasi. Mu kuyamena abona mwifarikanga. Yesu we. Fish. Ifi. Yesu we. Fish. Ifi. Ni gute? Ifi yageze muri rudipo yacu. Yicaye nk'umukobwa ni gute avinze. Ese nibiki bijya mbere? No. Hoja. There must have been a fish inside here. Iyi fi ntago igomba kuba irimo hano. Did Auntie. you put fish inside the drum? Washyize ifi mo hano muri iyi ntuze muri rudipo. Si ibi nibiki biri kuba? Yesu we. Ni gute umuntu yava mu ifi akinjira none agasohoka ifi? Umuntu ifi biramucanga cyane, biramuvanga. Umukobwa yinjemo arangije abifi. Ntabwo nshaka kumva ibintu biri ku uyu munsi da. Mu izina rya Yesu. Ifi atikiraho amazi. Yumvijwe. Pour me water. Ndera amazi. Ese wowe urinde? Ese ninde uri kuvuga gutya? Ninde uri hano turi kumwe? Navuze ngo mena amazi. Gira vuba ndimo ndapfa. Arikanga ati Yesu we mana yanjye. Ifi niri kuvuga ngo nshyire amazi. Ese ifi imeze neza? Nibyo? Ifi iravuga se ati shyiraho amazi ndiko nkubwiye. Ajya kureba amazi. Ati nyarutse nshyiraho amazi. Adavoma amazi kugira ngo nyine ayishyireho. Aranyazana neza cyane. Agiye kwitaho amazi kugira ngo yumve ko ibintu bikomeza kuba ariko bimeze. Arangije asitse amazi ihita yinduka nk'umuntu arikanga cyane. Yesu we. Mana we umukobwa cawo yirukanka. Uko niko tugakomeje. Arirukanga cyane. Yesu we mana we. Yewe. Umva. Ada. Yewe. Umva wigenda. Wino. Uko niko yagiye. Uko niko byagenze. Auntie. That was what happened. Ibyo nibyo byabaye. Even the money. Yeba amafaranga nakoresheje kwishyurira mama kwa muganga. Niwe wayampaye. Ndavuga niwe nyine wampaye amafaranga. Rero niwe n'amafaranga twishyuye inzu. Niwe wayampaye. Narabikoze byose. Rero narabyishyuye. Niyo mpamvu rero nishyari yose uyu niwe wabikoze. Unyihanganire narakubeshye. Rero ntago nakongera kubikora indishuri. Oh, but okay then.
ibyo bintu ni byiza cyane. Hiding things from me. Ni You have gute been wamishe lying to ibyo me bintu? all this while. Ibyo bintu ni Put my life byiza in danger. ko waramishe kuki God, iyo don't kijya say mu anything. byago. Because of Ese the way ni they're gute going to wari react. nari kukubwira What do you ibintu mean by putting your life in ukabyemera? danger? Ese wari kubifata gute? Ese back ni now gute I'm saying the truth. wari kuvuga ku buzima Sorry. bwacu bugiye mu byago? wish you would have told Unyihangane. me. I'm Ati your auntie. nibura wakagombye Sorry. kuba warambwiye ndi anti wawe. Ati We have unyihanganire. to find a way. Tugomba gushaka break that spell. uburyo uno can mukobwa become a yareka human. kuba ifi kugira ngo abe umuntu, Else in a kuko few ni years' umuntu. time, she'll Iki be a gihe fish forever. agomba nibirenga agomba If kuba she ifi becomes a fish, forever iteka ryose will she akaba still be ifi. bringing money? Nakomeza ari ifi azaguma atuzanira amafaranga. Yego Yes, I think so. yego If niko she mbitekereza. becomes human, None se the money still becomes. nahinduka umuntu amafaranga azarekeraho. Her ability to bring Yeah. money is because of that spell, and she's a fish. Kugira ngo abone amafaranga ni ukubera uriya mutongero bamushyizeho wo kuba ifi. I will talk to Rita. Reka rero reka tumureke aguma ari ifi kugira ajye duha amafaranga, ndaza kumuvugisha nyuma. Give me money. Rero azajya duha amafaranga. Ibyo nibibaho Imana iturinde ibintu bitabaho. Ni gute wavuga ikintu nk'iki? Urabizi ko uyu nguyu ari inshuti yanjye kandi agomba kwikuraho uriya mutongero. Mu izina ryanjye Imana ryanjye ntabwo ibi bintu sinazi ko ufite umutima umeze uko. Ibi ntabwo nshaka kubyumva, ibi ntabwo nshaka kubyumva. Nyine uyu mugore aravuze ati Ada wifata uno mukobwa ngo umujyane ngo mukureho uriya mutongero, kuko umutongero uramutse umuvuyeho ntabwo yafata ngo ajye duha amafaranga. Umugore amenye ko amafaranga yabonaga uno mukobwa ayahabwa n'uyu mukobwa, kandi mu kugira ngo ayamuhe kuko ari ifi nyine abasha kujya mu mazi akajya koga akajya kuyareba. Ngo niyo mpamvu ngamuhereza amafaranga. Uyu mugore arabyumvise nyine biramufata kugira ngo nyine kuko irari ry'amafaranga rimubanya ryinshi. Aramubwira ati rero reka uriya mukobwa mutongero nitumukureho ahubwo aze tugumane ubundi aguma aduhereza amafaranga. Uko niko umugore abivuze kugira ngo nyine ibyo bintu uko bigenda. Ada rero yanze ko byumva, niyo mpamvu ugiye kubona ukuntu arihagurukiye ahise ko agenda neza cyane. Reka dukomeze rero ntari kugira ngo musobanukirwe ibi mbikora kugira ngo buri wese asobanukirwe, tujyanajyana akantu ku kandi ubundi reka dukomeze rero. Uko niko bikomeje rero. Ada arihagurukiye arigendera. Success inshuti yanjye, Don't be scared. ntugire ubwoba, Don't be scared of turning into a fish. ntugire ubwoba kuba uri ifi. Ntago nzakurya, nzakurinda, I will protect you. nzakurinda, unyizere kandi nzakurinda. Wihanga Success, What are you doing there? ni ibiki uri gukora aho ngaho? Ngwino tugende, ngwino tugende uva aho ngaho, Leave her alone. ngwino twinjira. Ubwo mureke aho ngaho umuntu utanga ibitekerezo bibi gusa. Ese ibyo bintu avuga ari nabi gusa. Uyu mugore yabaswe ati Adam ziba uriya muntu uramuzi? Can't you keep quiet? Ese ntabwo waceceka kugira tuganire ibintu byubaka? Sawa, ubu ngubu nacecetse rero ngaho ndi kumva. Ada Produce money. uriya mukobwa agomba kuzajya duha ariya mafaranga. For make more money. Bring more money that was. Reka tuzajya duha amafaranga menshi kugira ngo tube abakire. Reka kumureka agende. Rero ibyo ni ibyo ushaka, n'ibyo ushaka. Ubwo ngo ushaka kutubwira ngo ushaka kubwira ngo azajye amafaranga. Nyine rero kwereka ajye duha amafaranga ubundi aguma aha ngaha tumwiteho aguma ari ifishi. None se ushaka ntabwo ibyo ngende kubyumva. Auntie, I have a plan. The perfect plan. Do you want to hear it? Umupango mwiza cyane. Since the fish girl can Kuva possess uriya different bodies, mukobwa yamenye ibyabaye. so that you can become the fish girl. Reka rero dushaka undi muntu reka we ufate uwifi uriya mukobwa b'umuntu uriya mutongero bawugushyireho wowe bifi, ubundi ujya uzana amafaranga ugenda uzana amafaranga kugira ngo ube umukire. Ubundi rero uko niko byagenda. Uyu mukobwa nyine aramubwiye ati kugira ngo rero ibintu byorohe anti wanjye kugira ubone amafaranga menshi, reka uriya mukobwa uriya mutongero umuriho tumukureho ubundi tugushyireho kugira ngo uzajye uzana amafaranga ushaka. Ayo mafaranga rero ugiye akoresha ibyo wifuza. Ibi bintu adavuze nimba uyu mugore yabyemera nibyo bintu tutazi. Rero uyu mugore reka twumve uko biruze kugenda. Kuri kino ni Rebel, ndacyari Mr. Obed. Kora subscribe, ukore share na comment. Uko niko ubuzima bwacu buzahinduka neza, amafaranga ukayazana.
Imana ibindinde. Adam, ikintu kimwe kuvuga Imana ibindinde. Ushaka ko njye mbifi kugira ngo ngizire amafaranga. Jewe nyine genda umwe mu muryango. Ibyo ntago nabyemera kubifi. Ntago wabyemera kubifi. No, because I Ariko told you let us help her. niyo mpamvu nakubwiye ngo reka tumufashe. Unyine adahise ko uyu mugore ahise amusubiza ati njyewe ntago nabifi rero kugira ngo ngizire amafaranga Imana ibindinde. Ntago nabifi. Reka uriya mukobwa kubera ko atari mu muryango wacu aguma ari ifi ubundi ajya tuzanira amafaranga. Uyu adaramubwira ati niyo mpamvu rero ndi kukubwira ngo reka dufashe uriya mukobwa umutongere kumuvaho kugira ngo areke kuba ifi nawe umuntu musanzwe uri nomo. Rero nawe nimurumva ko utabifi reka rero tureke dufashe undi mukobwa. Uko niko You wanted mubwira. money. Now give her to make the money. Ushaka amafaranga rero reka tugire kure sikuvuze ati ntago uri seriye Ada, ibintu uri kuvuga ntago biri seriye. Uyu mukobwa araza barangije babyumva. If you want money, you know what to do. Ngaho genda genzi icyo gukora. Adam uzi icyo gukora. Urakeka uri umuhanga rero kundusha. Aramubona urakeka uri umuhanga kundusha. Aza aramwitegereza neza cyane. Uyu mugore arangiza acaho. Uyu mukobwa arangije arasohoka neza cyane. Yabumvaga ibyo bavuga. Njye namubwiye nimba ashaka amafaranga menshi azahinduke ifi ubundi rajya abona amafaranga yiwe ashaka. Ibyo ngibyo nibyo bintu bizima. Naho kuvugwa ngo umukobwa wandi tumuhindura ifi burundu. Ibyo bintu ntago nabibyemera nta nubwo nabikora cyane. Ibyo bintu nububwa. Ni ugufatirana umukobwa w'abandi. Umukobwa araza ati Adam, success. Aramubwira ati njyewe unyihanganira naguteje ibyago hano iwanyu. Ugera amubwira ati nta kibazo. Njyewe namubwiye ngo nimba ushaka amafaranga cyane wowe ufata umutongero wiwe bawaguhereza ubundi ugize amafaranga. Rero nahise mbona muzi icyo avuga. Anti sinzi ikibazo afite. Ntago nzi ikibazo afite. Anti wanjye akunda amafaranga cyane. Ukurikira amagambo ati Ada, urabizi cyagiye nakubwiye biriya uriya mutongero wakomeje kunkurikira ni ako wanjye wabikoze. Your uncle? Joru uncle wowe niwe wabikoze. Buretse ako niwe wagushyizeho umutongero wo kubifi. Uyu bati mu izina rya Yesu. Ni gute si ibyo bintu bishoboka? Uncle ni umurozi kandi ni umurozi mubi utanga n'ibitabo. Yashakaga kunkoresha kugira ngo mu mitambo byiwe nyine. Ako wowe yashakaga kugukoresha mu mitongero yiwe bwite. Ati niko bimeze Ada arabimenya. Ati Imana ibindire mu izina rya Yesu. Ada ati njye ndatekereza umunsi umwe nazabifi kugeza ubuzima bwanjye bwose. Rero ngomba kureka ibintu nkabigira inverisi umutongero ukambaho. Ati success. Ati njye ntago nakubura kandi ndakeka hari ikintu dushobora gukora kugira ngo gukora ikintu uri inshuti yanjye ngomba kugira icyo nkora kandi hashobora kuba hari inzira yo kugira ngo bino bintu bivemo. Success arahaguruka. Mu guhaguruka nyine agiye kugenda arabitekerezaho cyane yigira inama arizengurukaho. Ati hari inzira imwe yonyine kugira gutya. Akivuga ngo hari inzira imwe yonyine umukobwa hari ibyamufashe. Ati success. Ati mumfashe. Nyine uyu mukobwa aravuze ati hari inzira imwe yonyine yo kugira ngo no mutongera umveho. Ataramubwira iyo nzira yahise ko rero agwa hasi gutyo. Kurikira ati mana yanjye. Ati se nibiki ukeneye iki? Amazi. Buretse nguzanira amazi. Buretse Adam aramaje tukeneye iki? Ati nkeneye amazi. Uyu mukobwa yaguye ahangaha cyane. Ugera byumva ahita byumva. Agakanya mugende. Mwirukange mwabigoryi mwe. Mwirukange mujye kumureba kuko umukobwa yacitse intege. Asana amazi. Ati amazi, fata amazi. Fata amazi. Oya, ntabwo ari amazi nshaka. Amazi. Nshaka kuko mujyana mu umugezi uri he hano hafi umugezi uri. Ati umugezi. Reka nze nkubwire. Reka nze tegereza. Ati nshaka kunjyana mu mugezi niho nyine nshobora guturiza. Uyu mukobwa nyine akeneye umugezi mugaragare ko amaze akanya kanini
ataragera mu mazi cyangwa iminsi runaka. Wowe tuza ndakujyana, tugende gahoro gahoro, twihute, yego gutyo. Yesu we, umukobwa aramuterura, yaramujyanye, hari uwo bahuye. Ada, nibiki byabaye? Ese nibiki? Ati sasa nzama, umeze neza? Ese mama wameze ute? Ameze neza. Nyine uyu mugore bahuye aratangira amusuza amubwira ati Ada, isasta nziza, ese mama wawe ameze ute? Ada aramusubiza ati mama ameze neza, ari cyari kwa muganga. Rero wumve amagambo uko bikurikirana. Ese ndacekereza ameze neza. Ihangane rero mama wazakira. Mama wazakira. Byiza cyane. Ada. Ati Ada, walking this way. ese kubera icyo uri kugenda umeze gutya? Wihangane ntabwo yakubona. Ati nta n'umwe ndi kubona. I'm sorry, I forgot. Wihangane ntabyibagiwe. Ngewe ubu ndi muri siporo, ngenda gahoro manuka hasi, hasi manuka. Reka ngende. Nyine uyu mukobwa bigaragara ko uno mukobwa adafite nta wundi muntu uri kubasha kumubona. Uyu mukobwa n'uyu mugore bahuye ntabwo ari kubasha kumubona. Ari kubona Ada nyine yazamuye amaboko gusa bisanzwe, ntabwo yabona uwafasha. Nyine bigaragare ko Ada nawe aramubeshye ngo wumva ngende muri pull down, ndimo ndakora agasiporo, manuka nzamuka, kira amaboko nzamuka, nuko bimeze. Aramubeshya rero kugira ngo nanabyibagiwe, reka rero mbanze nceho nanagenda. Uyu mugore biramucanga, arabibona cyane. Asa abana b'iki gihe babaye iki? Umukobwa ari kugenda azamuye amaboko, ibi ni ibikira, biramucanga. Ati Yesu we, umukobwa yaramuzanye, akomeza kumuzana kugira ngo bagere ku mugezi. Rero kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza, bikomeze kubabana uruzungu sana. Yaramuzanye, aramukwega, agenda murandata gahoro gahoro. Ati tugende. Bashyika ku mugezi. Bageze ku mugezi, arabona cyane. Umukobwa yarabonye, akomeza yitegereza ibintu byinshi cyane. Gusa uyu mukobwa nyine urabona ko nta mazi afite, ibintu byaba ari bibi, yahita apfa nyine, ntabwo yaba akiri muzima. Rimwe kabiri gatatu, rimwe kabiri, avuga rimwe kabiri, tugenda. Yesu we, uko niko yagendaga avuga. Yesu we, Mana we, Yesu we, turabikoze. Ku mugezi turahageze. Emvara reba success we, success. No. Debira hujya umugezi twawugeze. Reka umugezi twageze. Success we. Ati njyana. Yego twahageze. Njyana ku mugezi. Okay. Reka zamujyane tuza muri. Arafata atangira. Tukagiye reka tubare tugenda hariya. Njyana hariya. Twagiye aramufata. Twagiye rekaza ntago ibisina bireka. Rimwe kabiri gatatu kabiri, rimwe kabiri, aramujyana aririmba. Ndacyari Mr. Obeli, uko niko tukazanye akaga filime kacu, ngira ngo turete tugasoreza ahangaha ku gace kacu ka kabiri. Mpita mbashyiriraho kandi keza, komeza ukurikire ibintu ko bigenda. Rero yaramuzanye amuryamisha aho ngaho. Rero bigaragare ko yarakeneye amazi kugira ngo ibintu bigende. Ati wowe arikanga, step aside. Egerayo, si wowe dushaka, ntago ari wowe dukeneye. Dukeneye uwo mukobwa uhinduka ifi aka kanya. Ati hoya, ntago wamubona. Mbere yuko mumubona mugomba kumbona kuko uyu ni inshuti yanjye. Ni inshuti yawe, ugomba kumenya uwo ari we. Ese ushaka kuba gupfa ngo nuko ngo muri inshuti?
oya tuvaho ngaho niba ushaka kubaho Can become mwa a abantu friend. ngo batazwi mwe Or even a family. yabaje ari umuntu udasanzwe Irrespective of their ariko actions. yabaye inshuti yanjye And she is no stranger. kuva She is aka my kanya friend. ntabwo akiri No, umuntu utazwi she is my ni inshuti family. yanjye She yabonye has umwe earned mu her muryango place. wanyu kumurinda stranger. n'umugisha ati uwo muntu utazwi egereho ariko agakobwa washyano we wanshinzi nimba udashaka kumenya barabiseka cyane Very well then. ati byiza cyane You're ready birakozwe to die for her. ndabona ko witeguye gupfa nditeguye cyane wa mugenzi we umukobwa nyuma y'uko agiye mu mazi yarakangutse aba barabibona bakanura nk'abarwaye amaso uyu mukobwa yaje gukanguka nyuma y'uko ageze mu mazi kuri cyo ni rebere icyo babonye umukobwa yaramubonye ari hano manenya success abakubita hasi cyane umukobwa afite imbaraga nyinshi kubarenza uretse cya kigabo twabonye atarusha imbaraga uyu mukobwa uko niko yaje aranje abayeho ndahazi ati ada nicyo gihe cyo gukora iki rero ukurikira ni rebere nyine uyu mukobwa abwiye Adam nyuma yuko akubise bari abagabo hasi bambaye imikara n'utuntu tw'imituku hejuru abwiye Ada ati ata nicyo gihe sasa rero nicyo gihe cyo gukora iki rero hari umupangu bari bapanze uko bagomba kubigenza kugira ngo no mutongero uve muri uno mukobwa none umukobwa aramubwira ati Ada nicyo gihe kugira ngo ibyo dushaka gutunganya tubitunganye aha niho dukomereje rero bigaragare ko nyine bafite umupangu y'uburyo bagiye gukuraho umutongero wa mukobwa hari umusaza yaje yegera pole aramwegera neza cyane kurikira amagambo ati Calypso Finally, you have come back. nyuma nanjye murizanye Oh, you have come back to your senses now? urizanye aho waturutse nona See, let me tell you, rero mva reka nkubwire no matter how you disguise yourself, nta nubwo uzi ku buryo ibyo wahindura njyewe nzaguhindura ugomba kuba uguma uri ifi nta kintu now nta don't you see kintu how elegant nta and nubwo beautiful nshobora you are? kubona uko bimeze nsubira kumenya uko umeze wa mukobwa urizanye Played ariko with me for too long now. warantoteje It's felt. iminsi Uncle, myinshi you cyane got it. aka kanya You killed my bigomba parents. kurangira You wishe killed my ababyeyi loved ones. banjye You killed everyone I wica had. abantu bose Just to make nkunda me to be your bose slave. Have you not none done urashaka enough? kungira Turn ifi me yawe back. kugira ngo Now mu listen mihango to me. yawe nakubwiye ngo nyumva wa mukobwa and listen very carefully. kandi ugomba kubyumva wa mukobwa Unless ukabyumva witonze Do exactly as nyuma I have y'uko said. ibyo utashaka kubyumva ugomba kugira icyo ukora Few minutes cyangwa from now, iminota ibiri when kuva the aka kanya ritual kuva nkanjyewe rero over, umunyamihango remain imihango yanjye forever. imaze kugera ati numara kugira ugomba kuba umunyamihango Ada yaraje aterura ka kabindi no mu gusurusa akoresha kugira ngo atabare uno mukobwa uko niko byagenze yaraje aragafata arirukanka mu kugira ngo ahagara ati Calypso success we ese ari hehe Success we success Ada If you don't see me, ati nutabirangiza please do not hesitate to break them. ntuzongere gutekereza kuzambona mu buzima bwawe Ada, please. Ada ndakwinginze ugomba kubinkorera ibyo ngibyo Ada aragafashe akarunda hasi ibintu by'ibibaraga byari birimo arangije arabimena ati Calypso yaramubwiye ati uyu mupango nudacama ntabwo nshobora kuzongera kukugaruka imbere bwa nyuma na nyuma Ada yamenye bya bintu kugira ngo rero ibintu birangire uko niko byagenze babagabo baje bakunjije impanga ibintu nyine byabananiye kubikora nkuko babibasabye uyu Grand Master wabo arabitekereza ati se ni ikihe kimenyetso cy'ibyo bintu muri gukora twabuze uburyo tumufata mwebwe abantu babiri b'umugabo bangana gutyo nanubwo nkafata umukobwa mutoya uzuhinduka ifi Apologize, Grandmaster. ati twihanganire Grand Master imbabazi ziki ndakeka uriya mukobwa yagize imbaraga nyinshi cyane kuturusha You wouldn't have lost her. ntago rero twabasha kumufata niyo mpamvu twamubuze Grandmaster. reka mufashe Grand Master Use your head, Grandmaster. ati Grand Master nicyo gihe kugira ngo ukoreshe umutwe wawe nawe ugira icyo ukora
ati nkoresha Don't umutwe worry, wanjye, Grandmaster. ntugire ikibazo Find Grandmaster, her. turamushaka Or maybe we won't. cyangwa tumwihorere It kurusha uko. was nice watching you being played. Niyo mpamvu rero ugomba kubyikorera aka kanya baramwihindutse baravuga ngo mwabigoryi mwe I will mugihe deal with both of you. ndaza kubahiga kandi mwese ndababona muragiye. Uko niko tugasoje uwo twabanye. Arakoze cyane gukurikira, izo ni imbaraga zose niko twazikoresheje. Uwo twabanye nyine yakoze cyane gukurikira, kandi ndabakunda cyane abo twagiye tubana kuva ku itangiriro kugera ku iherezo. Uko niko gasojwe agafilime kacu k'ifi ihinduka umukobwa. Uko niko nari nakazanye kugira ngo rero ibintu bikomeze kugenda neza. Komeza ukurikire 5/5, hari akandi ngiye kugushyiriramo kugira ngo tugatangirane neza. Hari ako twatangiye, kariya twatangiye kavuga ngo imisatsi cyangwa umusatsi w'imbaraga zidasanzwe, umusatsi wa maji. Kariya ni keza cyane, ngiye kubakubitira agace ka 2, ubundi duhita dukomeza twirebera uko ibintu bihagaze. Genda cyari Mr. Obed nk'ibisanzwe, kora subscribe, ukore like, ukore share ndetse na comment. Uko niko tubigenza, tubafite